Kuva ku 19 Kamena muri paruwasi ya Mimuri hateraniye urubyiruko rugera kuri 600 rwitabiriye forumu yarwo mu rwego rwa Douane Nyagatare igizwe n'amaparuwasi 7. Nyuma y'inyigisho, imyidagaduro n'ibindi, uru rubyiruko rwakirwa mu miryango yabyiteguye hagamijwe kandi no kunoza ubuvandimwe. Padiri Silas Nteziryayo akaba n'umwe mu bapadiri bashinzwe urubyiruko muri Douane avuga ko mu gutegura iyi forumu hibanzwe ku mibereho y'urubyiruko, byatumye kandi barutegura ibizarugirira umumaro bahereye ku byo rukunda. Iyi forumu tuyakwitegura muri Douane kwibanze ku mibereho y'urubyiruko, kumva ko nibura twahuza bagahurira hamwe kandi habe n'ubusabane, ari imikino bakina rugura hamwe bagasangira mu cy'ukasiya hamwe n'ibindi byose niyo twari tugamije. Dufite rero insangamatsiko igira iti nimwishimire amizero mufite. Mu by'ukuri twagiye tubona hirya no hino mu maparuwasi ku rubyiruko rubayeho, twumva ko tugomba kugwegera mu buryo bunyuranye kandi tunamakitegura n'imikino kugira ngo niba baze. Nabizi ko urubyiruko rukunda imikino ndetse no guhura hamwe kugira ngo ruganire ubusabane yaba n'ibiganiro byo kurubaka. Akaba rero ikintu gikomeye cyane twibanzeho nk'abapadiri bayizi i Douane ya Nyagatare kandi byagenze neza, urubyiruko rurishimye kandi umeze neza. Urubyiruko ruvuga ko rukomeje kunguka byinshi bizarufasha kuri roho no ku mubiri ndetse rukanashimira abaruteguriye iyi forumu. Iyi forumu icyo twayungukiyemo guhura kw'abajene bagasabana bakamenyana. Ikindi nuko hagiye habamo imikino igenda ihuza abajene, gusobanukirwa neza ibyitwa lectio divina, gusoma neza ijambo ry'Imana. Ibi bintu ni byiza, twabikunze. Abantu batari baziranye bamenyanye, imikino turimo turakina twishimye. Mu kanya hagiye kuba finale, ubu ngubu tugiye kujya kureba umupira. Twagiye tumenya uburyo urubyiruko dushobora kwitwara bigendanye na hano hanze, urugero nk'ubusambanyi, kwishora mu biyobyabwenge ndetse n'ibindi. Twahuye n'abajeni batandukanye tukabasha kuba inshuti nabo kubera ko batashye mu miryango yacu, tukabacumbikira mbese tukunga ubumwe. Hari ikiganiro twahawe cyerekeranye no gusoma neza ijambo ry'Imana, harimo intambwe 5 batwigishije, harimo iya mbere gusoma, kuzirikana, gusenga, kurangamira ndetse n'ibikorwa. Ibyo byose rero bizadufasha kurushaho gusobanukirwa no gusoma neza ijambo ry'Imana nk'uko duhora tubishishikarizwa kenshi. Ikintu nababwira ni ugushimira komisiyo y'urubyiruko mu mpande zitandukanye, guhera kuri diocese, zone kugeza kuri paruwasi. Padiri Silas Nteziryayo avuga kandi ko usanga hari itandukaniro rinini riri hagati y'abitabira forumu n'abatayitabira, maze agasaba urubyiruko kurushaho gukunda kiliziya no gushaka icyerekezo kizima. Ikintu kiliziya iteganya cyane cyane muri izi gahunda za forumu ni ukubaka urubyiruko kuri roho no ku mubiri, tukabashaka icyerekezo cyabo, tukarushaho kwigisha gukurikira Yesu Kristo, gukunda kiliziya ndetse kandi no gukunda igihugu. Birumvikana umujene witabiriye forumu ubona yishimye kandi ukabona kuko ari mu murongo wa kiliziya. Umujene rero utarimo muri forumu, utitabiriye forumu, utitabiriye ibikorwa bya kiliziya, ahomba ibintu byinshi kuko n'ubundi inyigisho zigomba kumwubaka arazibura. Ni babandi uzajya kubona n'ubundi bari kwishingira, cyane cyane murabizi ko inaha mu Mutara bishingira urubyiruko rwishingira ni rwinshi, ndetse kandi ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Numva rero urubyiruko rwose rwarushaho gukunda kiliziya rukanayikorera kandi noneho rukayashaka n'icyerekezo kizima. Douane ya Nyagatare igizwe n'amaparuwasi 7: Mimuri, Rukomo, Gihengeri, Runyinya, Nyarurema, Nyagatare na Matimba. Iyi forumu yitabiriwe n'urubyiruko rusaga 600, izasozwa ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 23 Kamena n'umwepiskopi wa diocese ya Byumba, Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, unashinzwe urubyiruko mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, aho kandi azabaje mu ruzinduko rwe muri iyi zone y'Umutara. Insanganyamatsiko y'urubyiruko ikaba igira iti nimwishimira amizero mufite. Pascal Habineza, Radio Mariya Rwanda, paruwasi ya Mimuri, diocese ya Byumba.